ko bwakeye twaraye no mu ntebe bebe hani kanguka bwakeye Chérie, none se ça va bwakeye chérie twaraye mu ntebe nonse ni kwa kangahe chérie wa mbere ewe ni kwa mbere kandi mfite akazi saa mbiri nawe uri gusigaye umata ibintu bita amayoga warayanduje maze kungira akazi neza mbese ndebe ukuntu mbonera aka breakfast ako nawe se wari wakora na dushe uraka breakfast utara oya reka mbanze nkora aka breakfast nta kibazo dushe ndayikora mu nyuma nta kibazo mbanze nanivurisha we ako wowe nukurara mu nzu ukabyukira oya kame mbanze kananjye mbanze nsome nabanze ubikurikirane aho bita agashote ndanahita mba muzima kabisa kananjye mugire karacyaka kano ewe zo kuzana izindi nawe ujya muri dushe nanjye hano magara maso oya merekeza ariko sheri jumba hafi bana ahubwo meka ntabwo nakubasha rwose ntabwo wambasha ntacyo sheri reka tujyana hakurikije ariko nashyizemo akantu keza tubanze tunatuma nijoro twariye ishuri byahirwa wafashe neza gutya wallahi ngaho ngwino wakire Wow, c'est très bien. Ninjye washatse neza. Na butiga. sakugira Kiki kishiri ufite ikihe kibazo? uzi ko nimugoroba se tuba dufite abashyitsi nkeneye amafaranga turaza kunywa guteza Hari indi show. Nta kibazo kabisa nizere ko nta kibazo ufite. oya ni show Subizi ko nta myaka ijana. ntayo Wallahi no gusagamba Monday up to the Sunday. kabona sa neza uri Wallahi kucyana nanjye nka umubundi ewana umuntu umeze neza umubwirwa n'umugore yishakiye nanjye rero ndi mu basore bameze neza shiri mbwira nta kibazo abo nguhangaye nka 50 arahagije 50,000 kari amafaranga macure yakoresha igishiri oya yarabaye yo ngayo ubusanzwe ntuzi ko dukoresha 70 ambu nacyo cyane mugore wanjye nkunda cyane nzakugurira kompresa nziza cyane ibyarangiye nawe ubona umuto muri kumvise rwose ibintu byose bizajya biba ari byiza cyane wambara ikanzu nziza cyane ngo njye narishakiye abandi bo bararumbije bema niyo mpamvu nanjye nzakugwa inyuma urumva guys tuko wote nanone tuko pamoja uyu munsi none ugusanyuka bimwe byakatangaza ubanguka ahubwo ntutinde ya merci d'avance umunsi mwiza merci bye bye Bene data muraho Yesu Kristo nashimye shimwe ibigeze ni mu ntega amatwi mbabwire
yewe abikusi n'abikasikazi ijambo ry'Uwiteka ravuga ngo nimuhunge irari rya gisore muri kunyumviriza neza yaravuze ntimwamwumva ariko ubu umwana w'Imana aramanutse nona aje kugira neza uzaca bugufa kumvira ijwi ry'Imana azahura n'ibintu by'umunezero mu buzima bwe bwose haba ari aha mu iyi si tegera wumve haba n'ubuzima tuzagira mu ijuru hari kamba Yesu aleluya abasize bateka mitwe Imana ibiri hari kamba Yesu yateguye kitwereka ko ari byo ariko nonaha Uwiteka Imana agiye gukora ibitangaza murekere mwumveho gatoya kugira mumenye iby'Imana ikora mutoto ngwino hano ndabona hano ugiye kwagira itorero Yesu Kristo w'i Nazareti nashimwe babebi twigeze Yesu nashimwe ahimbazwe cyane umva ko Uwiteka ambwiye ngo nkubwire ijambo rirurutse rimanuka rishaka kugira ngo riguhindure ube ikindi kintu njyewe se none ahangaha Uwiteka Imana irambwiye ngo uri umupapa ariko ufite kalimo soba karande zo mu muryango reka twigendere ali lesoba nekila desalamene urakoze Yesu ufite karande zo kunywa amayoga uramzi umva uko Uwiteka avuga soba kala yaba urubyaro milezo makenda yewe ngo n'umufasha wawe ntabwo abayeho neza kubwo za karande zo mu muryango ufite ariko ngo none ahangaha lebo sani ni manare wakiriye umutima mushya wakiriye guhinduka nka Zakayo Yesu ararari wawe milesoba njyewe pasi enda guhinduka ugaragarira imbere alimo sibinile bobo salamani ko bisile doko salemo natiba guhera none ahangaha reka amayoga ubuzima bwiza buza kandi uzabona ni kamba Yesu yakuti alisile bo anisila nase pastoranzi niko Uwiteka ari kuvuga nje ntago nkuzi ariko ijambo ry'Imana ryakururukira hakira kugira umutima nkwaza kayuhinduke hakira kugira ngo ugende abantu bakwibazo bavuga ngo ni wowe cyasi wowe ariko none ahangaha ijuru riragutabaye hakira kora hano ubwiza bw'Imana bugutaheho reka gukiranuka kw'Imana kumanuke kukugereho mu izina rya Yesu Kristo sinyasinyatira ivuga ngo amen hakira kugirirwa neza n'Imana kandi genda uhindukesha amen amen mwongeyemo inzoga nyinshi cyane buriya bibwiwe nande ariko urazi kuva aka kanya inzoga ndazihoreye mu izina rya Yesu ngomba narakize ako iyo nzoga undi simba narakize ubu ngubu nsubire mu rugo nsubire muhira waraye he mata asubira mu biki atetse nyine none se ntubizi wa mukozi yawe umeze neza ameze neza se ko kurusha waraye heze umva twatwitse ninjoro wari uri umva mbabarira ibyo byo wikirirwa narabivuga twikase gusa twaraye tunwe amabyeri bebe waraye heze babarira umbwiza ukuri twagutegeye mu bana b'i Kigali bafite amafaranga umve ngo aho gose mama nsinirwa njya kuri oya urahujya kuri mu biki ninjoro dufite abashitsi mbese Imana yangiye neza nk'umugabo ararekura bafite amafaranga ndaje nguhereza ujye kugura inzoga z'ubwoko bwose umva njye nibyo nikeneye nawe ubundi wowe jya wicara ushima Imana mbese ubu ntushonje icyanyu ni ukunywa ase nawe ariko ndumva nanjye nabikumbuye aha nari ngatangaye komera cyane yera imeze isava none se ni sawa mise ngaruka we bigenze biteze zeno nabyo mu nzira nagatangaza bigenze bite ahubwo ndashaka kubikubwira n'inkuru nziza nkuzaniye pepe kagira inkuru rero ize mu nzira mpura n'ibintu byiza cyane numva binkoze ku mutima cyane ndavuga ati ntabwo naba nkigiye ku kazi pe ibikise winyicisha amatsiko mbwira urumva bose waje najya kubikubwirira mu nzu oya baby inkuru nziza nakubona nayikubwirira mu gikoni oya bo icara hano rwose icara nicare ubura narushye wowe wicaye bushyikiriye hano bana we kanteke turye nzarira twishe
era ajambwira ngo ibiki natinze none nawe ngomba mfite inzu n'imodoka. ugize ngo inzu n'imodoka ujya wimbwira umva vuga neza ibintu ubu ngo nibyo bintu twakabaye dutunze sheri. iki twarahombye cyane, twagize igihombo cyane gikomeye cyane, urumva. baburetse gato nibyo twakabaye kuba dutunze cyangwa nibyo wabonye? oya njye mba nyifite nyigura. ubu tuvugana rero ngiye nkubwire sheri, mfashe umwanzuro kandi ntakuka muri uru rugo. aha ngaho mbwira rero. ubu ngubu njye nakiriye agakiza. nari ngatangaye. umva se komeza mbwira ndi gukunda. ubu tuvugana ngiye ntuye n'umukozi w'Imana ambwira ibyanjye byose ndumirwa. muhuriye he suko? mu muhanda aho nari ndimo ndagenda. mva mu muhanda abo niba batekamitwe. oya ntabwo ari umutekamutwe, ni mama w'Imana. mva singaho nduzabibona. abo ni abatekamitwe buzuye Kigali barashaka za nzoga ahubwo ziriye. inzoga tugomba kwakira agakiza sheri, nta nzoga igomba kuguma muri uru rugo. kumva mbabarira ureke kunseka. ndumva ni wowe cyangwa ntabwo ari wowe? oya nta bintu by'inzoga bigomba. nimba aricyo kintu cyambujije gutunga inzu n'imodoka byanjye, nta nzoga izongera kugera muri uru rugo sheri. ahubwo ni wowe uri kubivuga cyangwa ntabwo ari wowe? ahubwo kamwereke tugiye gutangira gusevinga. oya umva ngiye byo 700 watangaga ku kantu ku kayoga kamwe, tugiye kujya tujyagura ifu y'igikoma. ngiye kujya mugurira dutumije izindi erasoza agiye kuziza nazo muri bumwe. ego mana ndazimena ni urabizi ko nabariya bari buze batari bureke ku. nta nzoga izongera kurarangwa muri uru rugo. njye ndakijijwe, ahubwo ikindi sheri ntabwo nabasha kubaho ntanywa rwose. yego se cyane oya ntabwo nabibasha. ahubwo nzanira kagafuka njye kuguhahira neza y'amafaranga ajya kuguhahira. wahashye ya mafaranga era yagiye kuyagura inzoga. tangira ujya wiga gusevinga kanze njye kuguhahira. ubu ngubu tugomba gukira. twahashye hano twahashye neza y'amafaranga. ndikumva nawe ahubwo nimba bakubaza nimba byagenze amafaranga twagiye kuyagura inzoga. yego ntabwo muri buzinywa. turazinywa ntabwo muri buzinywa. nawe ahubwo ntabwo muri buzinywa. oya ntabwo yaba ari umva zana uwo mufuka ajya kuguhahira sosoma. ahora bira hano no muri ubu rugo nkubikire ndende. oya ugomba kujya unywa sosoma, ugomba kujya unywa sosoma. ntabwo nakwemerera umene iyi turazimena. zihenze gutya. jya ukizwa oya rwose kizwa mu izina rya Yesu. babona abatekamitwe hano n'abatekamitwe. rekana n'ibyo amaraso ya Yesu oya yatashye nta muri uru maraso rugo. ihangane rwose wimena iyi nzoga. nose uri guhangana nanjye, uri guhangana nanjye. ntabwo duhangana ariko ugomba kujya unywa sosoma namba 1. urifata ukanywa Hennessy mu izina rya Ntabwo Yesu. wabatinyuka. Hennessy itsindwe mu izina rya Yesu. genda yimena mu izina rya Yesu Hennessy kabisa. aho kugira ngo unywe Hennessy ugomba kuzajya unywa mu karo. nkubuza amafaranga ugomba kujya unywa sosoma. iyi nzoga amafaranga ihagaze urayazi ugatinyuka ukayimena koko. oya kugira ngo mpamvu umwami Yesu kuri ubu ngubu. umwami Yesu se wowe umwami Yesu arihe? uzajya uhura n'abatekamitwe baguteka imitwe nawe ubyemere. yatashye muri uru rugo ariko hano tugomba nahatahe. gukizwa. ibintu byo kwambara utuntu tureshya gutya ntabwo bizongera kuba hano muri uru rugo. uranzi neza ntabwo byavamo buretse urebe ikigego. utuntu two kwambara utwo tuntu tureshya gutyo ntabwo tuzongera kubaho muri uru rugo. ni Mana bivuze nemye agomba kuzajya yambara rumbiya. nta kindi giceri kizongera kuva hano mu rugo ngo cy'inzoga. urusosoma ndaruza stock igomba kumara ukwezi muri uru rugo ndabyizane n'urugure bagombe kuzajya ajya n'umugati. Keri ugiye heza utashye se ujyayo ngo uratashye. uzi ikigutunguye dore ndayizanye dore ni kureba
urumva hano urusosoma ndaruhashye nusubwo ugiye twanyweye bureba ryari iki nyine ugomba nakubwiye ngakira agakiza agakiza nusubwo ugiye agakiza ni iki hafi umva hafi oya hafi nusu urakomeje cyane oya we sheri wikagaza umva hava ahubwo ndagiye urabizi ubuzima ngiye bwo kubaho ntanywa ntaciringa ntabwo nabushobora ntabwo wabushobora reka aho twahuriye ntuhazi niwumva wahinduye ibitekerezo uze kumbwira njye nose ubu nose ko kuragiye kubera nagiye